Ya, urakoze cyane kandi ndagushimiye. Ariko nkunda kuvuga ngo isomo ry'ubuzima, n'iri ni isomo ry'ubuzima, kandi buri muntu wese agomba kwigiraho, akiga guca bugufi, akiga kubana n'abandi, umuntu wese akiyoroshya, kubera ko byose dutunze, byose dufite, byose ni umuyonga mu isegonda imwe. Amafaranga ufite, imitungo ufite, amaduka, inganda, inzu nziza, imodoka nziza ufite, byose mu isegonda iryo guhumbya, byose byaba byagiye. Yes, ndabyumva aka kanya uri kunyumva, urumva nta kibazo, urumva ari ibintu bisanzwe, ariko iyo wabonye urupfu mu maso yawe, nibwo utangira gusaba imbabazi ntawe ufite uri buzisabe, ni nabwo utangira kwicuza ibyo wagomba gukora utakoze, nibwo utangira kurira ntawe uri buririre, ni nabwo utangira gusaba imbabazi ntawe uri buze kuzisaba, nta n'uri buze kuziguha, igihe uri kubona urupfu mu maso yawe. Reka nongere mbabaze ikibazo kimwe: ese umuntu wiremereza, umuntu wikomeza, umuntu wiratana ibyo afite agakandagira mugenzi we yitwaje uburemere cyangwa se ibyo atunze, ese biramutse bigiye byose yabaho gute? Ninde yasaba imbabazi? Ninde yaganyira? Ninde yaririra? Byose dufite muri iyi si ni ubusa. Niyo mpamvu tugomba kwiga kubana n'abandi, tukiga kubaho dutuje, dufite niba tunezerewe tukanezerwa n'abandi, akababaro tugafatanya nabo, kubera ko natwe ni ejo nitwe. Yes. Imvura yanyagira nawe yakunyagira, imvura yakunyagira nanjye yanyagira, twese turi mu isi idasakaye, kandi si nta mbabazi nta n'impuhwe ikigira. Okay, izere ko wenda ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, ariko utari no kubyumva azabyumva munsi, azaba ari kubona urupfu mu maso ye. Yes, urupfu narubonye mu maso yanjye, ariko se mwebwe ntawe mbyifurije, ariko gusa nyine aba ari isomo ry'ubuzima tugomba kwigiraho. Ni isomo ry'ubuzima. Ubuzima ni ubuzima, kandi ubuzima tuburimo kubera ko hari n'abandi baburimo. Niyo mpamvu rero tugomba guca bugufi, tukiga kubana n'abandi, tukiyoroshya, kubera ko buriya, reka nkubwire iri jambo: